mwaramutse neza arabiye bazamure kugira ngo babashe kumvikana cyane. Perezida, turi mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rubaya, nk'ibisanzwe nyine abareyo baba henshi cyane. Hano twasanze abareyo barimo bafite ibibazo byinshi bibaza, bavuga bati Rayon Sport ntabwo yitwaye neza iyi sezo, ariko ngo bishingiye ku bakinnyi babona yuko batari ku rwego rwa Rayon Sport. Ngo mwababwira iki mpungenge mwabamara kugira ngo Rayon Sport izabe ityaye mu mwaka utaha? Imigabo n'imigambi mufite ni iyihe? Ya murakoze, ngira ngo mbanze mbaramutse. Tuzi ko Igicumbi abafana benshi cyane ba Rayon Sport. Ni umwanya rero mwiza wo kuba tuganiriye nabo, tunashimira RBA kuduhuza n'abakunzi ba Rayon Sport. Rero nk'uko babivuga, intego twari dufite uyu mwaka nini zari gutwara igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Ntabwo byadukundiye, ariko nko mu gikombe cya shampiyona barabibonye, twari dufite ama ekipe akomeye y'Abanyasudani, hakaba ekipe ya APR dusanzwe duhanganye, ari nazo zituri imbere. Imbaraga zacu ntabwo zari ku rwego rwo guhangana nabo, ngira ngo barabibonye yuko twagerageje muri phase retour, phase twari twagiye dutsindwa bidashimishije. Ibyo rero byatweretse yuko hari icyo kubaka gikomeye, twubakiye ku bakinnyi dufite. Icyo nabizeza ni uko dufite abatoza, dufite umudirecteur technique mushya uheruka kuza, barimo barasuzuma ngo ese dukurikije noneho intego z'umwaka utaha, kuko intego z'umwaka utaha ni ugutwara igikombe cya shampiyona. Uko bizagenda kose ni ukugihatanira, tugomba kugitwara, ndetse n'igikombe cy'amahoro. Ni ukureba rero ngo aho twagize intege nkeya mu bakinnyi dufite ni hehe, aho twakongera imbaraga ni hehe. Ibyo ndumva mu minsi ya vuba baratangira kumva abakinnyi bashya bashinya, kandi yaba abo dusanganywe tuzongerera amasezerano, bagomba kuba bari ku rwego rwo kutugeza kuri izo ntego. Ariko n'abashya bagomba kuza, hari amazina mashya rwose bazabona, kandi icyo twabizeza, ibyabaye umwaka ushize duhuzagurika mu marekritement, uyu mwaka ntabwo ariko bizagenda. Hanyuma Perezida, gahunda ya RBA hafi yawe akenshi icyo ibigamije ni uguhuza abayobozi ndetse n'abayoborwa muri gahunda y'imiyoborere myiza kugira ngo igene neza, ariko mbisanishije n'umupira n'ubundi nicyo turimo gukora, ni uguhuza ubuyobozi bwa Rayon Sport n'abafana rimwe na rimwe batabasha no kugera kuri stade, ariko babumvira umupira kuri radio. Ndagira ngo nguhereze abafana babiri hano ba Rayon Sport, tubahuze bagira ikibazo, buri umwe arakubaza ikibazo kimwe, hanyuma ubundi nabo ubasubize. Sinzi niba ari ikibazo. Duhere kuri uyu nguyu ubaze Perezida wa Rayon Sport. Nitwa Tumwibaze Pimake, ni umurenge wa Rubaya, ndi umukunzi wa Rayon Sport, ariko icyo nifuza kubaza, ese ufite gahunda cyo kugira ngo byibuze muri se zitaha uzatwereka ibindi bintu bishyashya? Kuko nanone icyo twifuza ko byibuze umutoza yaguma hari ingingo, ariko abakinnyi ufite gahunda yihe yo kugira ngo tuzane abandi bakinnyi bashyashya tubona bafite gahunda, ku buryo natwe dukeneye shampiyona nk'ayandi makipe? Murakoze. Murakoze Pimake ku kibazo cyiza. Ngira ngo imbaraga twari twabanje kuzishyira mu kubaka staff technique. Ubu ngubu dufite staff technique nziza yubatse. Ikigiye gukurikira rero, ngira ngo mwarabibonye ko uyu mwaka twagize defense nziza, tugira mu izamu heza. Niyo mpamvu turi mu ekipe makeya, mu makipe ari imbere mu kuba tutaratsinzwe ibitego byinshi. Tugiye kubakira rero kuri icyo ngicyo, ku buryo noneho twongera imbaraga mu gice gisatira izamu. Dushake ba rutahizamu beza bashobora gutsinda ibitego byinshi, kuko gutsinda ibitego byinshi ukanabirinda nibyo bituma ubasha gutwara ibikombe. Imbaraga rero tugiye kuzishyira mu gice cy'ubusatirizi, cyane duhereye muri mu gice cyo hagati ariko gisatira, nimero 8, 10, 7, 9, 11 n'icumi. So iyo myanya rero niyo dushaka gushyiramo imbaraga, tugahera ku bakinnyi dufite, ariko tukazana n'abandi noneho bavuga ngo niba dufite umwataka wakora ibitego
bitanu bitandatu, reka noneho tuza n'umwongereje imbaraga wakora ibindi 15 bikaba 20, ko mwabonye yuko amakipe ari imbere nagiye afite ubusatirizi bwinjije ibitego byinshi. Okay cyane Perezida, reka tuguhe ndi umufana wa kabiri nawe akubaza nawe wa nyuma. Perezida mwiriwe. Mwiriwe neza. Muravugana na Papa Lorenzo guturuka Rushaki mu karere ka Gicumbi, ariko ubu nkaba naje hano mu Rubaya. Ikihambere nakubaza navuga ni se kubona ko duhanganye n'umukeba, uzi ko twatakaje igikombe, ubu Kiyovu uzi ko iri mu bitugu byacu, uhereye kuri match dufite na Bugesera, icyo murakora ni nk'iki? Noneho kuri match ya nyuma muzakura nk'iki kugira ngo umukeba Kiyovu tukayikubita, noneho tukabona ubusohoka tukurira indege? Ariko ubundi bariya ntabwo bazi n'indege cyari icyo. Urakoze, ngira ngo warira ikibazo cyiza. Mbere yo gutekereza match ya Kiyovu, dufite match uyu munsi saa 12:30, nanabashishikariza n'abantu ba Gicumbi dore habaye hafi, ababishoboye muze muri benshi, n'ab'i Kigali na Huye na Muhanga na Musanze baze dushyigikira iyi kipe, ko amanota y'uyu munsi ni urufunguzo rukomeye. Nitubasha gutsinda umukino w'uyu munsi tukabona amanota 3, turaba dusigaje inota rimwe kuba twanganya na Kiyovu, uretse ko n'ubundi dushaka twifuza yuko twasoza shampiyona imikino yombi tuyitsinze, ariko urugendo ruraba rworoshye. Rero icyo nabizeza nuko abakinnyi bari tayari, twaraganiriye, abatoza bari tayari, baravuga bati ahubwo abafana nimuze muri benshi, nsaba abafana baza ari benshi. Iyi match nituyitsinda turaba twakandagije muri ikirenge kimwe mu ndege zadusohora umwaka utaha muri Confederation. Ikindi nacyo kuwa gatanu nimugoroba tukazagitera